nenga cyangwa ushime, jya impaka zubaka, sesengura, sobanura, sobanuza ushira amatsiko, winiganwa ijambo. duhane ijambo. duhane ijambo ni urubuga rw'ibitekerezo kuri KTU Radio. Tugusuhuza uteze amatwi KTU Radio, tugeze mu mwanya w'ikiganiro duhane ijambo. Mu kiganiro cya none rero turarebera hamwe uko imiyoborere mibi yahemukiye u Rwanda ikigisha urwango n'amacakubiri ikagenzereza nabi abanyarwanda byaje kugeza no ku ngengabitekerezo ya jenoside. Abayobozi b'icyo gihe ntago bahagarikiye aho, ahubwo bashishikarije abanyarwanda kwishora muri jenoside ndetse nabo ubwabo bababera urugero rubi. Muri iki kiganiro cya none rero turaza kurebera hamwe uruhare rw'imiyoborere muri jenoside, ubwo turagira no mu kuyitegura. Duhereye imbere gato turaza gukomeza kandi tuze kureba uburyo imiyoborere ya nyuma ya jenoside yaje kugira uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu, kugisana mu rukakigeza no mu iterambere, byaje gutuma igihugu kibasha kuza noneho kongera kuba igihugu kizima, birenga naho ubu ngubu gisigaye ari igihugu twavuga yuko cy'icyitegererezo ku ruhando mpuzamahanga. Twatumiye rero umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere Professor Shyaka Anastase. Nyakubahwa Professor, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka namwe muduteze amatwi tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Nimba muri mu mujyi wa Kigali muratwumva kuri 96.7 FM, niba muri mu ntara y'Amajyepfo n'Uburasirazuba muratwumva ku 107.9, abari hanze y'igihugu muratwumva kuri TuneIn muri telefone zanyu zigendanwa. Abari hanze kandi mushaka kuba muri kutwumvira kuri #3 KTU Radio /rwa. Kuri mikoro ngewe ndi Jean Noel Mugabo. Professor, tudatinze twinjire mu kiganiro turebera hamwe uburyo imiyoborere yaranze u Rwanda mbere ya jenoside, ubwo nimwe mumenya aho muhera. Yaje kugira uruhare mu gushwanisha cyangwa se mu kuryanisha abanyarwanda byaje kugira kuri jenoside. Urakoze Jean Noel, nagira ngo mbere yuko dutangira kuganira nongere utakanya twihanganishe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tubafate mu mugongo kandi dufatanye n'abanyarwanda hirya no hino mu Rwanda haba no hanze bitabira ibikorwa byo kwibuka kuko ni ingenzi. Ikibazo mwari mubajije rero, imiyoborere y'u Rwanda kuva kera, abanyarwanda baravuga ngo impamvu inganururo, muri usesenguye neza usanga imvo n'imvano y'ingengabitekerezo ya jenoside iri mu mateka yacu, ari aya kera ari n'ayavuba. Aya kera ndashaka kuvuga igihe cy'ubukoroni, usangamo abakoroni baza, murabyibuka abanyarwanda hari uko bifataga, ari uko bibonaga, ariko abakoroni baje bazana imitekerereze y'uko bababonaga cyangwa y'uko bashakaga ko bibona nabo, barayibigisha, bamwe bagerageza guseta ibirenge, ariko abandi banyarwanda b'icyo gihe barayakira imitekerereze yatanyaga abanyarwanda. Burya mwatanye muvuga imiyoborere ni ikintu gikomeye. Nta gihugu cyabaho kidafite imiyoborere. Iyo tuvuga imiyoborere tuba tuvuga ubutegetsi, tuba tuvuga ubuyobozi, tuba tuvuga imikorere y'inzego, ariko tuba tuvuga n'abayobozi b'icyo gihe, abayobora igihugu, kuko nk'uko mubizi bavuze ngo mu bigaragaza jenoside banavuga ko ubuyobozi butabirimo jenoside itaba, kubera ko bijyana nuko haba hari urwego rw'ubuyobozi rushyira abaturage muri uwo murongo. Niyo mpamvu rero isubiye inyuma usanga amavu n'amavuko aturuka mu mateka yacu, cyane cyane y'ubukoroni, ahaje ibitekerezo byari bitandukanye nuko abanyarwanda bibonaga. Ubundi mbere abanyarwanda nubwo hatari habuze ibibazo mu banyarwanda nkuko no ku isi hose, umuryango w'abantu buri gihe haba harimo ibintu n'uruntu, ariko icyo gihe abanyarwanda bifataga nk'abafite amaraso amwe. Ntago mu ntekerezo nyarwanda, ntago abanyarwanda bumvaga ko baturuka ahantu hatandukanye, bumvaga ko ari abanyarwanda ari bene kanyarwanda. Niyo bagira ibibasumbanye bakumva ko ibyo ari byo byose bava indimwe. Icyo kintu cyo kuva indimwe yari nk'umusingi ukomeye kugira ngo abanyarwanda bakomeze bagire ubumwe. Niyo baba bafite uko batareshye, niyo bafite uko batangana, ariko iyo umuntu muva indimwe, nibura abana banyu bo niyo mwamutareshye baba bumva ko bafite icyo bapfana. Ingengabitekerezo rero cyaje kwitwa mythe ya mythique, imitekerereze yavugaga ko abanyarwanda baturuka ahantu hatandukanye, abatwi kabashyira Afrika yo hagati, abahutu nabi kabashyira muri hafi aho, abatutsi kavuga ko baturuka
mu bice bya Abyssinia ndetse bakagenda babashyira za Ethiopia ndetse hari n'ababajyanye hakure cyane. Ibyo byose byatumye abanyarwanda bagendaga babyiruka bagendaga babicengezwamo basa nkaho biyumva ukundi. Ariko cyaje gukomera nuko n'ubuyobozi ubutegetsi bw'icyo gihe guhera muri 1931 ngira ngo nibwo ubutegetsi bw'ubukoloni bwazanye amabuku. Noneho icyo bakwise icyo umuntu abaye icyo bashyize mu ibuku kikajya kinajyana n'ibyo wemerewe kugira nuko wemerewe kubaho. Niba bakwise kuri umututsi bikaba bivuze ko hari ibyo wemerewe, niba bavuze kuri umuhutu bikaba bivuze ko hari ibyo bo baguha bijyanye n'icyo uricyo. Ubwo aho ngaho niho hari ni nabwo amashuri yarakiza bitangira bayashyiramo bitaga ko ari bafite ubwenge b'abatutsi. Ariko nyuma biza bikomeje bigeze muri za 50 kuko abatutsi bari batanye abo bari bijijutse bari batangiye kuvuga batari ko subu bukoloni bwo kubera ko ari wo mwuka wari muri Afrika hirya no hino, maze babakoloni ikigaragaza ko atari urundi rukundo bari babafite ahubwo bashaka uko babakoresha babagira ibikoresho kugira ngo bashobore kwimakaza ubukoloni bwabo. Barabahinduka ariko babahinduka nabi, babahinduka bakoresha noneho abandi bari barabyinagaje bavuga bati rero mwebwe aba nibo mwazize ahubwo nimuze noneho mwe mubigaranzure mu batware n'ibyo bari bafite, abari mwe muyobora mwe mu ibintu byose bibi byanyu. Abanyarwanda rero ikosa rya mbere ryabaye rifitanye isano n'ubuyobozi nuko mu gihe kozaga imitwe y'intoki ku bwigenge abavugaga hari abaharaniraga ubwigenge bashaka ko nuko abanyarwanda baba u Rwanda rumwe, ariko abandi baje gushyigikirwa n'abakoloni bo rwose ubumwe bw'abanyarwanda ntibwagiye muri gahunda. N'imiyoborere yakurikiye ubwigenge yaje ari imiyoborere itanya abanyarwanda. Iyo rero uyobora inkingi ya mbere y'imiyoborere myiza yo kuyobora abantu neza no kubabanisha. Leta Repubulika ya mbere aho yatsikiye hakomeye aho yamukiye abanyarwanda bakomeye nuko itashatse kubabanisha. Yashatse kubabanisha, ntiyashatse ko bareshya mu gihugu, ntiyashatse kubagira ubuzare bungana. Hari abo yiciriye ishyanga bita ko atari abanyarwanda. Ibyo byose rero iyo miyoborere mibi noneho igenda iremera umunsi ku wundi. Repubulika ya kabiri basimbuye nayo ntiyabihindura ahubwo irabishimangira, nubwo wenda mu mvugo byabaye nk'ibisa nk'ibigiye guhindukamo, ariko mu mitekerereze no mu mikorere nta cyahindutse. Zari za leta zombi zishingiye ku macakubiri, zishingiye ku kwimakaza ubuhunzi bw'abatutsi n'abandi bashakaga urwo Rwanda rumwe rw'abanyarwanda bose. Iyo urebye ingengabitekerezo y'amacakubiri niyo yaje kubyara ingengabitekerezo ya jenoside. Iyo wigiye hino rero ukageza muri za mpera za 80, abantu baribuka n'igihe abanyarwanda bari barahunze bagize ibibazo aho bari mu buhunzi bakagaruka mu gihugu. Muzi ko icyo gihe za 82 nanone 83 84 abo banyarwanda bari bavuye cyane cyane muri Uganda bahungiye mu Rwanda, barongeye bati leta y'u Rwanda yanga kwemera ko ari abanyarwanda ahubwo ibasubiza bazasubira iwabo ntabwo ari abanyarwanda. Ni naho za mvugo za u Rwanda ruruzuye ntabwo dufite aho tubashyira. Ariko mu by'ukuri icyo byabaga bivuga no kuvuga ngo ntabwo babona u Rwanda nk'igihugu dusangiye twese, ntabwo babonaga abanyarwanda umuntu wese w'umunyarwanda mwumve ko ari mwene igihugu w'iki gihugu, ahubwo u Rwanda rwari rwarabaye urw'abahutu abandi bakaba barubamo ariko atari urwabo. Niyo mpamvu n'amashuri yarimo ibintu byose bitanga urufunguzo rwo kubaho neza. Wasangaga byaracengewe n'amacakubiri cyane. Igisirikare cyari ubwo bwoko bumwe, ndetse bigezaho uko bigenda iminsi igenda yicuma kireka no kubica abahutu ahubwo yindukiye cy'agatsiko kamwe kabo. Amashuri bakumvikana ko nyuma baje kubyita ngo ni iringaniza, ariko mu byo kuri iryo ringaniza ryari ukugira ngo bakore uko bashoboye bigize inyuma babuze icyo gice kindi cy'abanyarwanda kuba bagira amahirwe yo kugira ibyiza by'igihugu. Ibyo rero byaje nibyo rwose ubona byaje kubyara ingengabitekerezo ya jenoside iganisha ku kurimbura igihe bavuga bati abatutsi niba batemeye ko dukomeza kubabyinagaza ngo tubice baceceke, ubwo noneho reka tubarimbure. Akaba ari rero imiyoborere mibi uko byagenda kose, wabireba mu rwego rw'igisirikare, wabireba mu rwego rw'uburezi, wabireba mu rwego rw'ubutegetsi,
imiyoborere mibi yabaye umuzi, yabaye ifumba, yabaye icyo kintu cyatumye jenoside ishoboka, cyayubatse, niho yubakiye, niyo yabyaye imiyoborere mibi, niyo yabyaye ingengabitekerezo ya jenoside. Imiyoborere mibi niyo yatumye n'abagomba kuyateguye n'abayigomba kuyikora, kuko iyo bitaza kuba ibyo n'abaje kujya haba ari abasirikare haba ari n'abanyapolitiki, iyo bataza kuba barakoreraga muri systeme mbi ntabwo baba baragiye barishoye mu mugambi wo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Akaba rero ariho hari igicumbi, iyo imiyoborere niyo isa nk'iyobora, ni nacyo ijambo rivuze, ni ukuyobora. Imiyoborere ni ukuyobora, niyo iyobora ibyiza, niyo iyobora ibibi iyo bigomba kuba. Akaba rero muri icyo gihe cy'amateka yacu y'igihugu imiyoborere yabaye mibi, niyo mpamvu n'u Rwanda bitaruhiriye. Angaho umuntu ashobora guhita yibaza ati iyo miyoborere yaje kuranga Repubulika ya mbere n'iya kabiri itarabashije kunga abanyarwanda ngo ibereke ko hari abanyarwanda bose bagomba gufatanyiriza hamwe. Iyo miyoborere kubera iki yaje gukora ibyo, kandi tuzi yuko mu mateka y'u Rwanda ubundi abanyarwanda barashyingiranaga. Iyo umwami yabaga afite umugaragu wenda w'umuhutu ariko akamukorera neza, yashoboraga kuba yamushyingira umukobwa we. Urumva yari imiryango yagiye isobeka. Iyo ndangagaciro yaje gutakara ite ku buryo abayobozi babyemeye bakanabishyira no mu bo bayobora? Ibyo uvuga nibyo Noel. Imiyoborere ya kera ya kinyarwanda, abanyarwanda bari baravanze byose, nubwo utavuga ngo abantu bose barareshyaga, ariko abantu bari amaraso yari yasobekeranye ku buryo bo barabyumvaga kirya gihe. Barabyumvaga muri sosiyete zose, habaho uyobora, hakabaho uyoborwa, habaho ukungahara, hakabaho ugira bike. Ariko agahamanwa k'iwacu ni uko igihe cy'ubukoroni cyazanye ko bishyirwa mu maraso. Byashyizwe mu maraso. Mundi mu kinyarwanda n'ubuhutu n'ubutwa n'ubututsi ntabwo byari ubwoko muzi. Wavuga ngo, kuko niba bavuga ngo urebye mu mateka mu ntekerezo z'abanyarwanda, gahutu gatwa gatutsi bavuye bavugaga ngo bari abana b'umubyeyi umwe. Bivuze ko mu mitekerereze ya nyarwanda ntabwo byari amoko muzi, ntabwo bari abantu batandukanye, bari bafitanye amasano. Ari nayo mpamvu bashyingiranaga, ari nayo mpamvu bagiraga ingabo zimwe, ari nayo mpamvu baturanaga, babanaga, kuko bari bazi ko bafitanye amasano muzi akomeye. Nubwo bahagira barusha ibintu abandi, nk'uko n'ubu ngubu abantu babindi imwe mwase na nyina ntabwo bose baba bafite imitungo ingana, ntabwo biga amashuri angana. Akaba rero ibyo cyari indangagaciro ikomeye cyane yubakaga abanyarwanda. Ukuntu byaze gusenyuka rero nta kindi, nuko ingengabitekerezo y'amacakubiri yaje kunesha intekerezo y'abanyarwanda ku bijyanye n'inkomoko zayo. Wenda tuyayinesheje ite? Yayinesheje kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko iyo ngengabitekerezo y'amacakubiri yinjiriye hari imbaraga, yinjiriye mu butegetsi, yinjira mu bakoroni, bakoronizaga bakabicengeza no mu bari babungirije. Ahandi ha kabiri yinjiriye mu mitima. Imitima no kuvuga abari baje bavuga ko bazanye ijambo ry'Imana, baje kubwira abanyarwanda Imana, bari bafite uruvugiro, aribo amadini. Yego. Nayo yose yazanye iyo mvugo asa nkaho ayinyanyagiza. Noneho bigiye aho hombi bihita bijya no mu mashuri, ku buryo abaje kuzavukamo abazayobora u Rwanda nyuma y'igihe cy'ubukoroni bari abo banyuze mu mashuri. Abanyuze muri aya mashuri rero iyo ngengabitekerezo niyo bari barize. Iyo imitekerereze y'uko abanyarwanda batanye byari biruhije kugira ngo ubone abanyarwanda babiri muri kiriya gihe cya za 50-60, aho abanyarwanda bari baragiye mu mashuri, bari batangiye kugera mu myanya y'ubuyobozi, batangiye babyigana n'ubukoroni. Byari nk'igitotsi kubona umwe, babiri, batatu batari bafite imitekerereze isanisha inkomoko y'abanyarwanda, nabyo bindi bita ngo ni Hamitic myth cyangwa myth Hamitic, yuko abanyarwanda, abahutu bavuye iyi, abatutsi bakaviye, abatutsi bakazaza bakabasanga muri iki gihugu, ubwo n'uvuga ngo igihugu cyari cy'abahutu, hanyuma bakabaniga, bakabapyinagaza, barabanje barabaryariye, nyuma baza kubibara. Iyo mitekerereze mibi yabibaga iyo mbuto y'urwango
naho hantu ko ari hatatu mu mashuri, mu madini no mu butegetsi. Iyo ngengabitekerezo mbi rero yaragiye hagira indiri. Noneho abandi barimo babyiruka bazavamo n'abayobozi bakaza ya mitekerereze nyarwanda ibahuza, ibaha isanomuzi, yo igenda itagaciro buhoro buhoro. Hanyuma ariko ibyo byonyine ntibihagije, n'ubundi kuvuga ngo abantu baratandukanye si bamwe, ntabwo aricyo cyari gikwiye kuba ikibazo. Ahubwo ikibazo cyabaye ko byaze guhuzwa n'amaramuko. Umuntu wemeraga cyane ingengabitekerezo ya kirimbuzi yaje kubyara ingengabitekerezo ya jenoside, nibo baje kwiganza mu buyobozi, bakumva ko abatameze nkabo cyangwa badatekereza nkabo bo atari abanyarwanda, nta n'umwanya bafite. Ubwo ivangura nuko ryatangiye, kandi ivangura ryaje mu mibereho y'abantu. Hari abarijyemo kugira ngo baryungukiremo, ariko hari n'abo rigiraho ingaruka kubera ko ribahonyoye. Uwo muzi rero wo kuvangura, icyo kibazo cy'iryo vangura ryashingiye kuri ayo moko yo muri za 50, 60, 70 gukomeza. Ibyo nibyo byaje kugenda, noneho n'abana bakayakuriramo, n'abajya mu mashuri bakiga ibyo. Udashoboye kugira imitekerereze ishobora gushungura, ugasanga nayo ibyo bitekerezo nibyo agize byo koko, bigasanga hari ibyo bimurongora, kuko buri ngengabitekerezo ni ikintu gishobora kurongora ibikorwa, gishobora kurengora icyerekezo cy'umuntu yafata. Akaba rero ngereho nabishyira ko impamvu nyirabayazana n'aho hantu hatatu, mu madini, mu mashuri no muri politiki. Ubwo biravuga ko n'abajyaga muri izo nzego z'umutekano za mbere nibyo bigaga, nibyo babaga baramize, bakigishwa ko Umututsi ari umwanzi w'u Rwanda, bakigishwa ko ari umugome, bakigishwa ko bagomba kumuhiga. Nk'uko ejo bundi mwumvaga umwe mu barinzi b'igihango abitangamo ubuhamya, bigaragaza ko imitekerereze mibi yaje kubyiga ya ntekerezo nzima y'abanyarwanda bafite ubumwe, bene kanyarwanda, iyigizayo, yimika ikibi, nguko nuko jenoside gishinga imizi gityo. Umuntu akaba noneho yababaza ati, tumaze kureba ibi byose, tukareba aho u Rwanda rwagiye runyura, ayo mabi yose yaje kugeza no kuri jenoside, n'imyaka myinshi, ku buryo hari abo numvise mu minsi ishize bavugaga ati, najyaga ngira ngo inyenzi bafite imirizo, kandi no mu mateka y'ikiremwa muntu nta muntu wigeze ugira umurizo ngo agumye yitwa umuntu. Nk'ibyo bintu byaje kwemerwa n'umuntu ugasanga ni mukuru, afite imyaka y'ubukuru, kandi arabyemera atyo, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Biraza bikagera n'ubu hari ingengabitekerezo tubona igenda igaragara, n'ubwo yenda ari nkeya igenda igabanuka. Mukeka yuko hakenewe iki, nihe twakubita umwotso ku buryo yenda mu myaka iri imbere ibintu tuzajya tubyiga nk'amateka, ariko nta ngaruka bikigira mu muryango nyarwanda? Buriya jenoside yose ababisesenguye bavuga ko igira ibice 8. Kimwe muri ibyo bice 8 ni ukwambura uwo muntu abo bantu bushaka guhitana, mu ndimi z'amahanga dehumanization. Ari jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ari jenoside yakorewe abayahudi, ari jenoside yakorewe abarumeniya, ari aho wajya hose habaye jenoside, icyo kintu gisangayo. Mu Rwanda rero icyo bakoresheje ni ukuvuga ngo hari uko babanje bakabita inzoka, bagiraho bati bafite imirizo. Ubwo ikiba gikomeye rero ni ukuvuga ngo na wa muntu byakiriye akabyemera aba yumva ko atari abantu, kuko ubundi nta muntu ugira umurizo. Ubwo ni etape, ni kimwe mu bice iyo biba biranga jenoside, nuko itegurwa, nuko ishyirwa mu bikorwa. Kwambura abantu ubumuntu, kugira kuko abakora jenoside ntabwo baba barimo, hari aho bagira bakumva ko batarimo kwica abantu, kuko babandi baba barabashyizemo ko atari abantu, noneho bakumva ko mbese ni inyamaswa nyine babagize bunyamaswa, izabateye nk'uko inzige zaza umuntu akazitera rwose. Urumva uko koza. Ikindi ni uko jenoside yose iba ifite iyo saso y'ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo burya iba igomba no koza mu mitwe. Iyo mitwe rero ni ivanamo ibizima bya kimuntu, igashyiramo ibyo bitekerezo bitanya abantu. Icyakorwa rero, ingengabitekerezo, burya ingengabitekerezo yigizwayo n'iyindi. Ni ukuvuga ngo ahari harabaye igicumbi cy'ingengabitekerezo y'amacakubiri, abanyarwanda tugomba gukora iyo bwabaga, tukigisha ntiturambirwe. Ntibizarangira umunsi umwe, bizatwara igihe kirekire, bizatwara imyaka myinshi, yaba 10, 20, 50, ariko kudacogora mu kugira ngo
intekerezo y'ubumwe bw'abanyarwanda, intekerezo y'uko twese turi abantu, intekerezo y'uko igihugu ari icyacu, intekerezo y'uko cyadukwira kizadukwira, igasimbura ya yindi yumvikanisha ko hari warusha undi buzare cyangwa se ko tugomba ivanaho bya bitekerezo byose ingengabitekerezo ya jenoside yose yubakiyeho. Birasaba rero umwotso kwigisha, umwetso wo gukangura abanyarwanda. Kwigisha burya ku bukwinshi ntabwo ari mu mashuri gusa, mu mashuri ni byiza n'abana, ariko n'abantu bakuze burya baba bakeneye kwiga no kwihugura no kubiganiraho. Kandi ndibwira ko nibi tuba turimo byo kwibuka ni kimwe mu gihe cyo gutangiramo amasomo kugira ngo abantu babone ibi byabaye, babone ububi bwabyo, babiganirizweho, dufatanye nuko twakubaka ejo heza hazaza.